ariko twebwe hano rimwe na rimwe ari gutangira muri Kristo ukarangiriza ku bantu abantu wabishe gira abanzi banje bandekeraho ngo bacukuye baruteremo inzina we bakoroze mu nda ejo bundi wari ugiye gusara wumvize ari mbega ibintu nk'ibyo wasanga nibyo twibereyemo. Hari imbwa yari yaje nimugoroba, iyo mbwa yari gatumwa wumvize twasengana kindi gihe ati hari huku zaraye ziri kumoka iwawe mu rugo, ngiye kugira ngo ubwire amagambo 10 avuga ngo bari barakurose turi kugendana bene wanyu barakwanga, warozwe na so wanyu, warazwe n'ibi n'ibi, bone nje wumva magari ikibazo gihari ndabwo njire kongera kugisubiramo hukumba magari ngo kiveho. Oya sina ngombwa ngo sengera umbwira aho kino kibazo kiri guturuka. Hari abantu baho nsengera menye abantu bangenza gutya nubimenya bikongerera iki. Uwo si umurimo wacu, huko iki kibazo kirahari mbamagare dukorewe ikibazo, mbi ikibazo huko wakira igisubizo witahire ikibazo. Nabe kumana navuze ibintu biremeye kutari kubishi ibintu ni iby'abanyamwuka iby'abanyamwuka. Niyo wambamagaye afite ikibazo ndabwo nshaka ari kumusubirisha mu cya kibazo, ndabwo nshaka kumubwira ngo reka ngusengere ngo umenye ngo abakuruzi umenye n'ingomoko ya biriya byose, ibyo ndacyo byakumarira. Icyatumye umbamagara ni uburwayi ufite, ni kanseri ufite, ni umutima bimeze nabi, ni diabete, ni amaguru ari kukuryana umutwe wawe udakira. Ndabwo nshaka kuvuga ngo hoya ngo mbamvu ngo uyu mutwe ngo udakira ngo ni bene wanyu ngo bari kubiguterereza. Oya, Imana yacu ndabwiteranya. Yes, ni byagacika komeye kuduhitamo hano kuri Gonarike Plus. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Ngiye nitwa David, ningiye mugiye kubana muri kigano nkanakiyobora, ariko nanone kuri kamera za Gonarike Plus turafite umuntu w'Imana, umukozi w'Imana, umuhanuzi w'Imana, umwana w'Imana, ikiruta byose akunda Imana n'abantu. Amen. Ni Pastor Labani tugiye kuganira nawe mumenyere kuri Ndi Umukristo TV. Bivuze ngo niba ukurikiye kino kigano kuri Gonarike Plus menya ko cace no kuri Ndi Umukristo TV, ariko nanone niba ugikurikiye kuri Ndi Umukristo TV menya ko ubutumwa nabwo buri guca kuri Gonarike Plus. Hanyuma rero niwe tugiye kuganira nawe, muzi neza ko ari umubyeyi Imana yaduhaye mu gihe nk'iki, muzi ko ari umuntu w'Imana nandi mahirwe n'undi mugisha Imana duhaye umuhanuzi nk'uyu. Mu gihe abantu benshi bavuga ko bimwe byagiye bibavanga bigira ute, ariko ndashima Imana ko ari mu bantu bamwe bakomeje kurinda ubuhamya bwabo kandi bagakomeza kubana natwe, cyane cyane shingiye nko ku bantu bashima Imana bagiye basengana nawe, ku bantu Imana yagiye ikora imirimo n'ibitangaza, no ku bantu Imana yamucishemo message zabo bigasohora. Hanyuma rero bagiye batanga ubuhamya, nanjye ndavuga ati cyo koze Mana uracyariya, uracyafite abantu bawe ukoresha. No mpamvu tuba twaje gusura umubyeyi wacu, nanjye yo nagize ikibazo niwe muntu nza kuganiriza akambwira ati bikore gutya bikore gutya bikore gutya, nanjye ngumva ngo we neza. Hanyuma rero nicewe mu rugo ku Gisenyi niho nicaye, tugiye kuganira, ngushishikaza gukurikira ikiganiro cyose ukaza kugisoza. Pastor ndakwakiriye. Urakoze cyane. Umeze ute? Meze neza ndashima. Uzi neza ko wadutoje umuco, muri mu bantu bagiye wadutoje umuco, utangira ikiganiro n'isengesho ugasoza n'isengesho, ariko nanone twibagirwa ijambo ry'Imana. Yego. Ngiye nkona no kuntu ubwiriza, hari ukuntu umuntu azakabwiriza gutya ariko ugasanga nyina kuvuga amagambo yubaka ibyiringiro ngo agata imirongo ya Bibiliya. Yego. Ugasanga rimwe na rimwe avuze mu bintu by'incyuro, ariko ubwiriza icyo Bibiliya ivuga cyane. Bivuze ngo nge nkona n'uburyo ubwiriza ku bantu bankurikireka ku kantu manze ngavuge tugiye gusenga, ariko wewe uri kubwiriza ubwiza uko Bibiliya ivuga. Kuba hafi ya Bibiliya. Kuba hafi ya Bibiliya. Ukaba muri wa mujyo. Aramuri abazi bakahita bikwitiramo ibintu by'incyuro. Niba wagiye mu rusengero agiye kubwiza musenga agasanga umuntu bigeze guhanganira wenda ikibanza, umwaka kimupigana undi akakigura undi atakiguze. Yego. Ugasanga isezanamo incyuro. Ati nubwo wakiguze ariko ushobora kukigura ntukigiremo amahoro. Kandi Imana yamwemeye kari iki? Ngako warakiguze ngo ushaka kukigura ntukigiramo amahoro. Ngo nimugafata ibintu bitari ibyanyu. Yego.
hanyuma ibyo reka turaza kubigarukaho Yego. reka ukanaza kubavugaho pastor kandi sesengure neza cyane rwose. reka gusobanze dutangize isengesho uvuze kano kantu nyibutse ubundi hari umuntu wamamagaye turaga ati pastor ati wa muco wanyu tubazeho ati reka tubanze dusenge yenda nibuze kuganiriza nyuma ariko banze dusenge kano kantu rero nako abantu bamaze kukumenyaho kandi buriya ni na byiza gutangira usenga tugasoza dusenga kuko buriya birafasha sariba ko ibiganiro byacu bishingiye ku ijambo ry'Imana n'iyobokamana n'ibiganiro bisa n'imitima bikomeza abantu reka rero dusenge kandi singiye ukiye gusenga ngiye gusengana nabo bene data tugiye gusenga twese hamwe mwami Imana yacu turagushimiye izina ryawe nirishyirwe hejuru wakoze imirimo n'ibitangaza ubana natwe Mana ndagushimiye cyane izina ryawe niryubahwe ngaho bana natwe ubane na David umuyobozi w'ikiganiro nanjye umuyoborwa ubane nanje abadukurikiye hano kuri Gonake TV ndi umukristo TV abo bose bakomeze gufashwa n'ijambo ryawe ngaho nubane natwe tugirire neza kandi ukomeze ubutabarishe neza n'imbabazi zawe kugira ngo izina ryawe rikomeze gushyirwa hejuru nubane natwe data mize umukoro wawe azagumane natwe kugira ngo izina ryawe buryo kuko uri Imana isumba byose ngaturengere muri byose tugendere muri byose niko asengeye uyu mwene data n'uyu mushiki wacu badutiza amatwi kugira ngo ubwo tugenderera data twese mwamudukunda nabo bumve bagabanye kuyu mugabane kuyu munezero nabo bawuboneho ngadufashe muri byose niko dushimiye Imana mu izina rya Yesu amen kandi amena amen hanyuma pastor twatangira ikiganiro neza reka ntangitangazo ku bantu badukurikiye no ku bantu badukunda no ku bantu bakurikira ibintu dukora n'ijambo ry'Imana utambutsa hari ukuntu nge ngira ikibazo pastor cyo kuba abantu bampamagara no kubavuza ngo David mukozi w'Imana nibyo ndi umukozi w'Imana dusengere pastor David kumva uko bahise babivuga ngahita nibaza ati si umuntu aba yakurikiye ikiganiro konzekeje yego si umuntu aba yakurikiye ikiganiro nibyo ndi umukozi w'Imana ntago mbihakanye kandi nabishimira n'Imana ndi umukozi w'Imana ikintu kiba kihari nuko umuntu bagomba gukurikira ikiganiro cyose kagisoza yarangiza agafata nimero y'umukozi w'Imana kuko tuyishyira inyuma ikiganiro bivuze ngo umuntu tumaze kuganira namubwiye akadusiga nimero ye mu kiganiro bivuze ko abantu bampamagara rero ako kantu reka nkatangemo nkankavuga nkibanga agenge banambura rimwe na rimwe yemwe nagusekeje yansekeje ariko gasatu yakati pastor David rwose amamara rero amamara ate dusengere rwose yego nibyo mba mbasengera buri munsi ariko mu by'ukuri ngiye mba naganirije umukozi w'Imana yego ariko iyo kuri iki kiganiro cyose ibyo bitabinyereka ko hari igihe umuntu atakurikiye ubutumwa bwose buri hehe mu kiganiro nyamuneka mujye mukurikira ubutumwa bwose buri mu kiganiro nizira ko nta muntu ukurikira ikiganiro ngagisoze ameze uko yari ameze ntigeze ko yumva amagambo y'ibyiringiro gusa nibyo rwose ikindi mwamwibuka gukora subscribe kuri ndi umukristo TV ndetse no kuri Gonake Plus waba ufite inshuti yawe wifuriza ibyiza ukayisangiza ikiganiro ubundi biganiro ngiye nkunda kuvuga ngo ibiganiro dukora ni ikiganiro ufata ugasangiza inshuti yawe atari inshuti yawe ntago wayifuriza ibyiza kuko ari ibiganiro byiza biba birimo amagambo meza yubaka umutima ndetse n'ubugingo no mu buryo bw'umubiri ugashesha wumva ako kantu nakongeye mu byagira ubundi ni cyabarokore turusha abandi mu bibazo turakomeza tukabyibuha cyane tuba dufite byerengerarega kuko tuziko Yesu ni byose ko bamufite mu bibazo abantu turakomeza tukabyibuha nicyo barokore turusha abandi abakristo mu ngorane tugakomeza tugaseka sibyo yego haba hari byiringiro niko yobo yavuze ngo aracyari byiringiro abantu hatabizi neza bakavuga ati se izo free abantu imvugo zikige pastor washobora utakaza ko kana free izo free muzikura he yego amana izo free muziko niko bajya bavuga ariko burya muri Yesu niho harimo free zuzuye kuruta uko wajya mu biyobyabwenge kuruta uko wajya hehe mu nzoga burya uri muri Yesu ufite ibyishimo birenze ku buryo na rimwe uri muri Yesu nanirwa kwikontrola Basi umeze ute? Ndashima Kristo. Nagusuye. Wakoze cyane kuze. Wakoze kandi uzagaruka. Hanyuma arakantu nyankunda kuvuga ngavuga ati ariko pastor kweri uruhara rugenda rumuraburiza. Ariko wewe uravuga ati nishimwe. None se uriya ndandake bidutwaye cyangwa umwana ubuzima. Kristo akaba muzima muri twebwe. Byara abantu batiyemera cyangwa se batiyakira
gasanga ibi byaraje ingofero kuwa mbere kuwa kabiri mu mutwe ngari gwishuru oya ibintu byose bisa kugushaka kw'Imana kandi naho bikwicaza naho bigukura cyane bigukura muri ya misi yo kubaho ujagaraye bigagushyira muri ya misi yo gufata imyanzuro nyayo yego muri ibyo nabyo abari kutiyakira buri muntu yakira igihe agasemo yakira uko bimeze bene abo baranasebanya ariko twe byaje ku bushake bw'Imana turabishimira Imana ntabwo ntacyo tubaye pastor urasa n'Imana pe urasa n'Imana nibyo nukuri urasa n'Imana urasa n'Imana njya nibaza nk'umuntu ubaho atazi Imana atazi Yesu atazi sengesho atazi Bibiliya atazi urusengero rwerekeye nta na kintu na kimwe azi ibyo ni byo twita nk'abakabari kudukurikira avuga ati kanda iby'aba bantu yego nyine biragoye kubyumva ntabwo yabyumva kuko buriya kandi hari ikindi gihe nakubwiye hari n'umuvuga ubutumwa umwe wavuze ngo umuntu ni mugari buriya twebwe abantu tugizwe n'ibyumba byinshi tugizwe n'ibyumba byinshi bitandukanye ubwo rero twebwe twagiye tugira umugisha kino cyumba cyo kumenya ijambo ry'Imana dongo kwakira agakiza umwami wacu Yesu Kristo akaza mu buzima bwacu no umugisha twagize ariko ndibuka kera tutarafungurirwa iki cyumba ngo tukinjiremo bari abantu bari mu isi ariko ni mu mwijima hari umuntu ejo wambwiye ikintu no kuri bari mu mucyo ariko ndibazi ko umucyo washe hari umuntu ejo twaganiriye sinzi ukuntu twavuze atashanga ariko Mana hari abantu baba bafite amafaranga none tugatembera mwara mu gihe tuyemo tukabona ama etage ari kuzamuka tukabona abandi tukabona bakugenda mu modoka za miliyoni 500 afatisha abantu amafaranga barayakoreye ryari umuntu ahita yambazambwa ati David tutubwira ahubwo ngo Mana guhereza byose ukeneye hano ku isi icyubahiro kiguhe amafaranga yaguhe yego ibiki byose biguhe abana bezi baguhe byose gizute ushaka ariko ntubigira amahoro nugange Imana guheza akantu kamwe cyitwa amahoro muri iyi si ariko ibyo byose by'abantu bavuga ngo nabagwiza tungo bameze neza babantu tuvuga ngo ubuzima bwabo bumeze neza hano ku isi bafite batabifite amahoro ntubigire bahitamo iki buriya David rero n'abandi mudukurikira buri kintu cya mbere na mbere kibaho ni amahoro ushobora gutunga ama etage ugatunga ama agence za Ritikoni n'amato n'ibindi ariko mu by'ukuri iyo abantu babirebeye mu mubiri hari igihe bibwira ngo bari abantu bafite biriya ngo nibo bafite amahoro ariko buriya amahoro ndazanwa n'amazu amahoro ndanubwo azanwa n'amafaranga nta nubwo azana n'umugore mwiza washatse yego azanwa n'abana beza wabyaye kare amahoro azanwa na Kristo wenyine amahoro azanwa na Kristo wenyine ntagazanwa n'abana beza ngo wagiye kwigisha mu mabuye y'amahanga mu makaminuza akomeye yego kuko ibyo buriya ushobora kubigira cyangwa ni byiza mu buzima wabigize ariko ukagera nayo mahoro cyaba ari ibintu byiza cyane rimwe nigeze kujya i Kigali uvuze kandi ukantu nyibutsa ibindi noneho kuna abantu bagenda basaba hari ibistorere rwose wagera biba byarahaze tabiri yageze hano kuryo na umubona shoka bani tabiri murimo kabisa noneho hakwara umusore nawe umujene rwose nguko umeze urujya buno umujene bwanwa meze neza umusatsi yagushyira guteretseho noneho aryamye muri vewe ageretse akaguru ku kanda ariko yasinziriye noneho uwo ni muhungu abaraje azafite agaceri k'ijana mu ntoki abagiye mu kiraro cya wa muntu uri mu modoka ati boss wambe ijana singongera kwiringa ajya kurya ubugari none yasinziriye ndiyamwumva neza ati boss aramunyeganyeza ati wanyongera kuri ijana ngareba ko narya ubugari bwa desa wandi bari muri vewiti aramureba enye ibibazo mfite wamba n'iryo jana nangwa ne y'iryo jana urarifite uryo uri muri vewiti abwira handi uri gusaba ngo bamwongerere ijana atumenye ibibazo mfite ati nangwa nawe n'iryo jana waribonye kandi ndijya byari muri vewiti yego uwo muntu umubonye ukabona ari mu modoka nziza ngiyo ihenze gutyo
wavuga ko amahoro yayashyikiriye, ayafite. ariko buriya amahoro ntabwo azanwa n'abantu bagenda mu modoka, reka ntabwo azanwa n'ubutunzi. Ibyo ni byiza twabigize, ariko amahoro ni ikintu cyihariye. Amahoro ni ikintu cyihariye. Yabwiye ako kantu nanjye mbitekereza ko hamugana ikintu cya mbere ni iki, ariko utekereza ikintu kitazanwa n'umugore wo mwiza washatse, yego abandi batambuka bavuga ati kabisa ufite umwiza, ikintu kitazanwa n'abana beza wabyaye ukajya kubigisha mu kaminuza yo hanze ko yego yakamuci cyangwa se zahafata zangwa zaki zose, sibyo yemwe ukabatambuka tubana nabo nabo kwa kanaka, ikintu kizanwa n'umugabo umwe. Buriya mwisi bagerageza kuzana amahoro yabo. Urabona ngo ubu igihugu gifite igisirikare gikomeye, gifite ibirwanisho, baba bumva ko babumva ko amahoro bayubatse, koko ibyo ni byiza. Ariko buriya waruzi ko ushobora kumva ko amahoro wayubatse ariko iwawe mu nzu ndani mu rugo, ng'uwo mudamu uvuze ukazana umudamu abantu babona ko ari mwiza, ariko ari intare uziritse hara mu rugo, ari intare yibereye mu rugo umeze ikujomba buri munsi, ugashaka umugabo mu nzira abona ari mwiza, ariko ari intare ziritse hara mu rugo, ari intare wifite aho mu rugo ikurya buri munsi, ikujomba akantu buri munsi. Amahoro tuyavuzeho bura amahoro tuyavuzeho bwacira bugacya. Amahoro ni ikiguzi gikomeye kitapfa ku muntu uwo ari we wese, cyakora Kristo we akayaduhera ubuntu. Buri cyakora ikiyo nariye nabonye kacyaye nashojejeho, wasenze Imana yakwitabye bana ndaryama, akari ikintu kimwe nda n'ikintu mba nika, ari ikintu kimwe maze gusobanukirwa muri ubu buzima n'ubuzima bw'abahanuzi n'abantu badukurikiye babanze babyumve, nk'abantu bavugana na pastor, yego abantu baganiye nawe n'abantu bari buze kumuhamagara, yego umuntu w'umuhanuzi wese uri mu mwuka w'Imana ukoreshwa n'Imana, we n'urugero nka pastor. Ikintu nabonye kimwe muri ubu buzima ni uko umuhanuzi wese iyo yumvise ko yasengeye ibyo yasengeye byasubijwe, uwo muntu agubwa neza. Umuhanuzi iyo muri mwuka w'Imana, niyo utama amafaranga kumva ko Imana ye hari akantu gatoya yayisabye, yego muri byinshi ufite ikagakora, yego uwo muhanuzi mu mwuka w'Imana arishima cyane. None se niwo murimo, niwo muhamagaro. noneho ngo gutya niba we nka pastor yaragusengeye wowe ugahiga ati ngewe pastor nzamukora ikintu iki n'iki, ukicecekera, yego aho ngaho ntago biba birimo. Ariko ngo niba yaragusengeye nubwo nta kintu wigeze uhiga ngo uzamuha, ukamuhamagara ari mu mwuka w'Imana ukamubwira ati siko cya kintu wasengeye yego cyasubijwe, ngo muhanuzi w'umwuka w'Imana ngo nubwo atari ukamubwira ko icyo yasengeye cyasubijwe, ngo musabigira igiterane. Ibyo bituma ukomeza kwigirira icyizere, kandi ukavuga ngo Mana uri muri nje, uri kunkoresha. Bundi twe ndakitushimisha ngo kubana dukoreshwa n'Imana. Noneho kumva umuntu aje gushima Imana ati cya kintu wasengeye cyarageze, yewe hano ngo musabe tubigira igiterane kwita ubigira ubukwe, kavuga tuzi Imana yanjye ejo bundi herutse kuntungura. Buriya bari ikintu kiza cyane uvuze ako kantu. Hari umuntu wo muri Amerika, ni umuntu yambuje nawe hano mu Rwanda, yari afite umwana umeze nabi uri guterwa n'imyuka mibi n'ibintu bidasobanutse. Umuntu hano mu Rwanda we yarasanzwe nzi naramusengeye, ndabati nyamara ngo ufite uyu muntu mu Rwanda, aba yamuhereje nomero ye yanjye, kikwarangije aba ati pastor ngiye gutanga nomero yawe, hari umuntu waguhamagara muze kuvugana, afite ikibazo gikomeye ugomba kumufashamo. Yamaze kubimbwira buracyange, ejo mbona yanyandikiye kuri WhatsApp, umuntu mvugana nawe amira ikibazo umwana we afite. Turasenga umwana musengeye yamamaye gatatu, ikibazo cyari gihari kivaho. Umuntu aragenda arituriza, nanjye ndatuza. Urengiyo ndagusenya ntabwo nzi gukurikirana ngo nagusengeye ngo byakemutse, ngo none ngo nawe ngibwirize. Reka ngiye ngorera Imana ibyo ngo ukorera Imana, nawe wagira icyo kora kuri nge gikore ngukoreye Imana n'ubundi. Ngiye nakuri Imana nuko byarangiye. Uwo muntu nandwa nanditse na nomero yiwe, nandwa nayisevinga. Reka ntajya kuranga muri nomero yamamagaye. Muri sagando zacu rimwe tuba dufite ngasanga yamamagaye, nagira ngo ndamuhamagara
ngabanije mu zindi gahunda yamamaye gatatu kose afata uyu muntu mbamagara gatatu kose nindi nawe byibazaho kuko narenze nawe nibagiye iyo nomero nzi ko nakoze icyo nguye gukora bikarangira noneho muhamagaye ati Bishop we numva mbaye ndi garade kandi ngiye ko no mushuma ati Bishop ko nakubuze kweli byagenze bite ibintu ko hida Bishop we ni ndebye ariko nzanga twavuganye inshuro zirenze imwe ati narakubuze ngo nguhituro ryo gushimira Imana ati umwana yarakize ni mutaraga ameze neza ari kujya kwishura ameze neza rwose atari ko twararaga duhagaze ngira abarara bahagaze bite n'impamvu z'ibibazo Yesu ari ku ngoma isaha nigera bizagenda neza muhumure rwose Yesu arahari Imana yaje gutabara ihagurutsa nuza kubikora ukumva rwose uratuje ukakira imbabazi z'Imana. Okay, none nomero yawe ba muri mobile money nanjye ati mazemo imyaka imazemo imyaka nabigiye mu uyu munsi tisawa noneho rero nagiye kureba mbona yakoze icyo akwiye gukora ndamuhamagara ndamushimira ndamusengera nongere kumesha umugisha uyu munsi ni inshuti yanjye ibintu bimeze neza cyane abura ndakishimisha umuntu ngo kubona wasenze Imana igakora cya kindi twasabye. Hanyuma rero ndayicishariye ku Gisenyi ndi kugana na pastor wacu n'umuntu Imana dohe mu gihe nk'iki ababyibuka neza navuze akantu pastor nsa nkaho muvuze akantu ko kubwiriza pastor ubu nizanyigisho z'abantu bamwe babwiriza yego yajya mu rusengero yahuramo n'umuntu w'umugambanyi we cyangwa se wamuhemukiye akabwiza ikibwizo kivuga ati bazapfa Imana izadutabara abo bareba yego bya bintu bivuga iki pastor ubundi rero David namwe abadukurikira meke gisata kivuga butumwa turi benshi pe turi benshi ari abapastori ari ababishop ari abareverend n'abandi ngabo n'abaprofeti turi benshi ariko buriya uko tubwiriza biratandukanye. Ikindi kintu nakongera turakizwa ariko hari igihe kavukire karande hari igihe ibikomere tuba twarabayemo sosiyete yaho twakuriye iyo hatabaye Imana nabo wigiraho wibwira ngo uri kubwiriza abantu ijambo ry'Imana kandi uri kubatuka kandi wabaciriye witeka wabarangije bazapfa buriya iyo nzerere ziri ku mugabo wawe ngipfe kandi buriya twebwe abana bundi umuvuga butumwa wa nyawe ahamagariwe guhindura ahamagariwe gutanga ubuzima atoranijwe gutanga ubuzima ku batabufite none ugiye hari ati mbo abarozi baboroga bazapfa kuwa gatanu urabisha nose niba fa batihanye Imana izungukira kandi buryo ufite umutwaro wo kubasengera kugira ngo no bakize baze batange iki ubuhamya tuvuze icyo kintu nanjye akabwo ngitekereza buri Imana n'ibishime no kubica none bisenze iryo sengesho ngo umurozi ndogapfa nose wamugane nafatihanye Imana izungukira kandi neza ko nta kintu Imana ikora mu gihombo ndacu nta kintu Imana yakora mu gihombo kandi buriya uyu murozi uyu mupagano ubona uyu munsi Imana yamugezeho agahinduka yaba n'umukozi w'Imana umvuga butumwa kukurusha ibyo ngibyo ubimenye kuko buriya mu bantu bose hari abantu babi kwanza mbivuge neza mu bantu beza harimo ababi no mu bantu babi harimo abeza baba nitwita ngo nababi yego harimo abantu beza bariya baratwita babi nawe zirikana ko wari uri ingabo mu gihe cyashize mu myaka yatambutse ariko Imana iragutoranya nga Sawuli uyu munsi Imana iguha ijambo bariya abantu haracyarimo abantu nubwo tubita babi ariko harimo nabeza kimwe nuko nanone hari mu rusengero nuyobora abantu 1000 ukayobora abantu 500 ntuzibwire ngo bose ni beza atumva umuturanye wawe niwe waguhigaga arapfuye yego ntabwo Imana yica Imana irakiza Imana itanga ubuzima ariko burangiye ni n'ibintu nakurikiranye umugambanya kugambanaga mu itorero arapfuye yego gasanga ubutumwa n'ubwo kwica gasanga uyu muntu yarakijijwe
ariko yari afite ibikomere iyo umuntu yarakijijwe ariko ibitutsi bye nanone byari byakuzura kirojana ubwo rero hari igihe abwiriza ariko akibuka yagiye mu uwo mujyo kandi ikindi kintu nabonye nagenzuye ntabwo nagize umwisha wo kwiga ariko njya ngurikirana ubutumwa bw'abazungu n'ubwacu mbivuge rusange abanyafurika biratandukanye biratandukanye ubwo abazungu mukurikirana ngiye umuzungu ari kwigisha ari gusemurirwa mu rurimi ndi kumva nibwo mbyumva abanyafurika muri rusange bitewe n'ibikomere byinshi n'intama twagiye ducamo yego nibyo bita nk'amarozi n'ubukene n'iki byose n'ibyo tuba turimo nk'amarozi n'iki byose usanga rimwe na rimwe ubutumwa bwacu butandukanye n'ubw'abazungu. Umuzungu ashobora gufatira icyanditse niba ari Kristo aravuga Kristo n'imigambi ye n'imbabazi ze no kwera kwe n'ubuntu bw'Imana n'imirimo ya Kristo akakwereka Kristo. Ariko twebwe hano rimwe na rimwe ari gutangira muri Kristo ukarangiriza ku abantu wabishe gera abanzi banje bandekeraho rwo bacukuye baruteremo inzina si byose nuko nyine we bakoroze mu nda ejo bundi warugiye gusara wumvise ari mega ibintu nk'ibyo wasanga nibyo twibereyemo. Hari umuntu uri muri Amerika uretse kundirifona nawe ati pasa ati uraho nahuriye nawe sigaye ndyama ngasinzira rwose sigaye mbona ibitotsi tariko arabandi bantu nasenganaga nabo gatangira tumva hari imbwa yari yaje nimugoroba iyo mbwa yari rigatumwa umvuze twasengana kindi gihe ati hari huku zaraye ziri kumoka iwawe mu rugo numvise ariko base reka kino kintu tukivugeho ngo ni huku nikiziraye zikurira iwawe nta kibazo cyaba kihari nubwo cyaba gihari zije zikara hafi yiwawe ahubwo se nkibaza ko ziba zikurira ahantu hari abantu benshi yego umva nubwo cyaba gihari ariko wowe utegetswe gukuraho ikibazo turi kugendana wowe nk'umukozi w'Imana utegetswe gukuraho ikibazo ugasanga 7% ni bibi byabonetse abami 7 ugasanga ni bibi yabonye ariko hari n'ibyiza kuki ndakwereka ufite amahoro kuki ndakwerekwa uburwayi rufite buvuyeho. Hano tunajejure n'abantu ngiye bundi ne Muhammad kenshi ngoreramo nino Muhammad kenshi ngoreramo ngiye kugira ngo ubukire amagambo 10 avuga ngo bari barakurose turi kugendana bene wanyu barakwanga warozwe na so wanyu warazwe n'ibi bone nje wumva magari ikibazo gihari ndago njire kongera kugisubiramo hukumba magari ngo kiveho. By the way mvuga bina ariko nigeze kwicarira Bibiliya mara mazoro meshi ndi gusoma ibyanditse byera kandi nibanze cyane kwisezerano rishya kukisezerano rishya ni rya Kristo ndahano na hamwe Yesu yagiye gukiza imbumyi Yesu yagiye gukiza abarwayi ngabanza babyire ngo bari barakurozo ni bene wanyu dusanze wari urwayi ndwari niba ari ubumuga kira ubumuga niba ari ubuhumyi abantu bakukara abantu hano Yohana 9 ngira ngo abigishwa bamubajije tese ko yavutse ameze gutya ni ibyaha yakoze cyangwa nabana be nababyeyi be babikoze. Yesu yabashubije iki? Yabwiye ngo ari yundacya afite ari nababyeyi be ndacyaha bakoze huki ibi byabereyeho kugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Nose koko dushubije amaso inyuma ababyenda bya bari bafite dushubije amaso inyuma uriya murwaye ndacyaha yari yarakoze cyari gihari ariko Yesu yanje gutangaza ikibazo cyabiteye no huki ikibazo niba gihari Yesu yahamagariwe gukura wiki kwikibazo. Je wene sinzi niba mbyumvise neza bivuze ngo umuntu niba guhamagaye si ngombwa ngakubwire ngo
njyewe urabona biwacu ngo baranyanga habo ni nsengera oya sina ngombwa ngo sengera umbwira aho kino kibazo kiri guturuka hari abantu baho nsengera menye abantu bangenza gutya nubimenya bikongerera iki uwo si umurimo wacu huko iki kibazo kirahari mbamagare dukorewe ikibazo wa murozi wa muntu wakugiriye nabi azabona uri mutaraka amarozi ye atakoze yaragushakira urwobo abone wubatse inzu kadasteri azavuga ngo imana hano kino kiganiro cyane ndaza kucyita ngo mpamagara dukureho ikibazo uko nukuri kuko ndukureba se ubundi ugiye kwa muganga ndaza kwandikaho mpamagara dukureho ikibazo niba ufite ikibazo ureke kujya kutinda kure ureba kubakuroze kubakugambaniye siko nkuko se ubundi tujya kwa muganga tujyanyeyo ibibazo tujya kwa muganga tuvuga ngo bino bibazo tutwaye kwa muganga tubisigeyo tugarukana amahoro burya ndabwo igishishikaje dogiteri cyangwa muganga si uko umubwira uburwayi urwaye ngakumve gusa hukuramo umubwira wakagushakira igisubizo cya bwa burwayi uwo mubwira ikibazo wafite igisubizo Yesu rero dukorera si ngombwa ngo utinde mu kibazo cyawe ubondo kijyayo yarazi ko ari ikibazo kikuzanye mbi ikibazo aho kwakira igisubizo witahire ikibazo nabe ko mbona navuze ibintu biremeye kutari kubishi ibintu ni iby'abanyamwuka iby'abanyamwuka yageze natwe tudafite gusobanukirwa kidatekereza vuba udusobanurire neza sibyo umuntu aguhamagara afite ikibazo n'impamvu aguhamagara nuko afite ikibazo yego kandi ashaka igisubizo reka gutekereza yenda wambamagaye afite ikibazo ntabwo nshaka ariko umusubirishamo cya kibazo ntabwo nshaka kumubwira ngo reka ngusengere ngo umenye ngo abakuruzi umenye n'ingomoko ya biriya byose ibyo ndacyo byakumarira icyatumye mbamagara ni uburwayi ufite ni kanseri ufite ni umutima bimeze nabi ni diabete ni amaguru ari kukuryana umutwe wawe udakira ndabwo nshaka kuvuga ngo hoya ngo mbamvu ngo uyu mutwe ngo udakira ngo ni bene wanyu ngo bari kubiguterereza oya imana yacu ndabwiteranya shobora kuvuga ngo ni bene wanyu wa muntu mwagiranye bifu wa muntu mwashinguye umuhati kera kabati nyamara aracyangena akabari ko wimagine burya abantu uvuga rimwe agakora double wa muntu mwafuye umuhati mu myaka 10 yashize kwibwira ko ari we ariko yenda nundi muntu waje arakwinjirira imana yacu rende iteranya niba uje hari ikibazo gihari nicyo kikuzanye huko ushaka igisubizo tugusengere uburwayi bukiri ubundi witaye tugusengere ubundi nyatsi na karande zigende tugusengere nakumenya ngo inyatsi ngo yaturutse muri bene wanyu baguhaye inoti ya 2 naka ngo niwibuke inoti ya 2 yaguhaye David waruzi ko hari n'abantu batagitanga babujijwe n'abakozi b'Imana gutanga yego gutazaheza uramuntu amafaranga yakurugiramo waruzi ko nukuri hari abantu bafite ubuntu bwo gutanga ariko babujijwe n'abandi bantu nk'ubagoteya uherutse gutanga inoti ya 5 iyo noti ya 5 watanze bayigufatiriyemo ibyo ndabyemera 3 ku 10 ariko buriya uwo bushobozi ufite nubwo kuvumura nubwo gukura w'ikibazo icyo gihe rero na barabari na banani baruzagirira neza nabo babigende ramo kuko icyo gihe uzatinya kongera gutanga iki amafaranga uzatinya kongera gutanga amafaranga na David yakeneye kandi yashaka ubufasha bwawe nawe urukumva wabutanga ariko uhita uvuga ngo base ibi bintu biroroshye hari no kunungira nko ku muntu yego abona umuntu akeneye ubufasha
dukeneye gufasha. Nshimiye abantu bake bajya bamfasha kandi ndabazi buriya abantu bafasha umuntu mbona mbazirikana natwe turabashimiye barahari akagiye ko umuntu Imana kibagirira neza ubufasha ariko wakwibuka ko abantu akabako kabo bagafunze yego ugatinya kuvuga none ni uhamagaye ugejeje guhamagara akakubwira ati ngiye barambwiye ngo nahaye umuntu amafaranga 200 ngayandogeramo no mpamvu ndakicyakira amafaranga menshi mu byukuri ubwo wafunze akaboko ntunga kwakira amafaranga wakwakira utese utatanze none se nyine ni umuntu aguye ngo nduzongere gutanga amafaranga nduzongere gutanga no nyuma umuntu nakubwiye ngo nduzongere kugira umuntu wizera agushize mu gatebo ka wenyene rero ugenda ube wenyine none nose orongutse niba utagira uwo wizera nukuva ibibazo byawe zabiguma ni wawe none bikuryana umutima yego ntawe uzabwira ibyawe ariko uzagira umugisha ntuzabona uwo basabana bakaganira bagahuza kuko ndabize neza ukuboko kwatanze ni nako kwakira kuboko kwatanze ni nako kwakira ariko umuntu ajya guhana ati kanaka naherutse kuguhereza 2,000 ati hano tabirero yari ivumwe kandi uwo muntu wenda yabikoranye umutima w'urukundo none no byica bakahita bavuga ati nijya ruheruka kwa inoti ya 5 pasi nijya ruheruka kwa inoti ya 5 ko yakira bayiguhaye ntaki yarenze ubwo nabito wasanga wayakiriye yego ubwo rero bakahita bavuga ati inoti ya 5 ruherutse kwakira bayikorogiyemo abanyatsi nta kintu wemere gukora ngo ugereho ngo uzakora wihacyuye ubona abandi batera imbere ukira aho ngaho yego ibyo biradufasha iki niba nta kintu uri kugeraho baza mu ijambo numva afashije aho uko ku bantu badukurikirana ko bafashije oya niba bimeze gutyo kuraho ikibazo cyatejwe n'iyo noti ya 5 gikureho uyu muntu yongereye yigirira umugisha turi kugendana n'ikibazo cyo noti ya 5 cyarateje ikibazo senga biveho bone icyo nicyo mbanjaka senga biveho uyu muntu agumana umujyo wo gutangahisha abandi umugisha uyu muntu kandi akomeze yakire nawe akomeze yakire iki umugisha dusenge biveho mu izina rya Yesu kuko ubundi dusigiwe kumaraho imirimo ya Satani n'abadayimoni na Imana yacu n'urukundo Imana nashaka n'ikijumba kimwe niba nakibonye David tugisangire hari igihe nkuri ibiganiro byinshi nakoze ibiganiro byinshi ariko iki umunsi kiranyemeje sika abantu bigize abapfumu ngo reba ngo kanaka ngo ni ukoroga yego none nabonye mu rusengero ngumva ngo murozi ngo reka tumusakurisha ngavuge ibyo birafasha iki ufite ikibazo none kuko abantu nabo ngo tumusaze ngasare yiruke yego kuko abantu nyine nabo bashaka kwihimura imitima yabo nayo irimo ubugome n'ubugamba yego rata ngo nasare kumenya ngo umurozi ninde ngo umurozi ninde yego ngo nasare kandi ufite ikibazo ikibazo ufite unashobora gusara ejo bakavuka undi unashobora no gufasha bakavuka undi turi kugendana ariko wowe Imana nigire ku kibazo cyawe izakwambika ubudahangarwa yego umurozi abona uriho aya abantu bafite imitima mibi abona uriho abona ukomeye kandi ndacyo atakoze kandi uyu murozi bishobora gutinda agakizwa cyakora yadakijijwe arapfa yadakijijwe arapfa nkuko barabaca umuntu urubanza kihumeka bakabata byawe byararangiye barabikubwira bigeza kubwira nk'iryo jambo buriya bakureba mu gihe urimo atapu oya abantu ubundi bareba none bareba akakanya ibihari uyu munsi ngubu wakwereka pasi mu myaka 10 ya mbere ishize yego n'uwamukwereka ubu ngubu shaka pasi manigira neza pe ubuse urabona agashati karanye burari ngo wandebye nyima n'amazi yebera ngo niko bizaho ariko buriya abantu bagize ishurirwa David ngumuntu akagira ishurirwa cyo nzabekejo bundi yewe we uyu munsi yatanya kaza gahanagura ni yanguza kukuguza yanguza abatifata miliyoni 100 ukore kuko icyo uzabekejo bundi uzaduha amamiliyari uzaduhesha amamiliyari agaruka vuge neza akanaza kubakuramo oya umuntu ayishuriye cyo nzaba cyo ejo bundi yambata neza yabati pasta shingiye uburyo mbibona fata miliyoni 100 njewe nzamuha amamiliyari hirya ya none
umuntu urakureba uyu munsi akakwima n'igihumbi yego yarebye uko wambaye ari bimaze uyu munsi kamatereka dawuriya ndaco namuha ariko ni ukudahishurirwa nkagira iryo yereka ni ukudahishurirwa muri umuntu ahishuriwe hakoze David dukomeze ntumiganiro cyabaye kirekire kandi oya niko Imana yayobora sibyo ariko nanone icyo nkuna ibiganiro byanjye ngewe nkora abantu nabo banajya banambwira ngewe David nkunze kugera n'ijambo rivuga ngo pastor uje bizamuna amagambo atatu yoroshye kureba ukumva ukiga so amagambo atatu ari ubwo arenzeho kureba ni kimwe ni irya mbere ukumva ni kabiri gatatu ukiga niba warebye uruhara rwa pastor ukabona ukuntu izuba ryakubitagamo ukaramukanwa cye ukarakunda yafataga mikrofone wamubonye yambaga karuvati keza agashati keza wamubonye nunashaka ujye kuri video za kera kuri ndo mukiso zirahari urebe ikoti yambaraga urebe ikoti yambaraga muri uyu munsi nurangiza kureba ibyo byose umaze kubireba ubisesengure nurangiza wumva amagambo ari kuvuga ubisinusha kubisesengura uko ushaka kuko bura pastor ikintu namaze kumenya ngo buriya nk'umuntu akurebye mu bitekerezo ngo bitabyirukanga ngama miliyarite ariko gusesengura ano nyine ariko gusesengura ariko ibaza umuntu ubu bwanwa kweke hano yabwogoshe ndibuveho neza asikweke yahisemo ishati isa kuriya si yabonaga ijyanye na karavati raka agashati y'agahina kandi biba mu masegonda atarenze nk'abiri cyangwa akaba yagufatiye imyanzuro ibyo bikora ushaka pe ariko ikigenderewe hano niba umaze kureba umva sibyo wumva amagambo ari kuvuga numara kuyumva neza wiki kandi aya magambo ni nabwo buzima aya magambo mutwumva nayo buzima nayo ngingi ni nayo rwego ushobora kuzamukira mu bitekerereze mu myizerere kwizera Imana ejo cyangwa ejo ugasanga ugeze ahandi hantu heza byinshi akiganira uyu munsi hari mbone ngiye sinzi ko ngiye meze ngiye uzi ibintu bihora bimbana bishyashya numvise akantu keza mbise ibintu bihora bimbana bishyashya nyine ariko nuza nanye nkumva ndasinzi nanye ari umuntu yeza kubwira ati umva uguhinga abagambanyi bawe ntabwo uzongera kubabona ukundi bapfi ariko ngo bashake bapfe cyangwa babeho cyangwa nuko Imana ikora ikibazo ngo bavuze gutya harimo mukuru akavuga gutya harimo mama we kuko hari n'ababyeyi bana satana zirikira ku bana uziyo bageze bakahita batanga urugero no kwazanga zo muri Egiputa zakurikiye abanyayisirayeli zose zikagwa mu nyanja yego iyo bageze aho ngaho rero uhita wumva abantu baguhigaga bose bapfa nk'uko zangabo zapfuye ubundi ikibazo si abantu namwe mutwumve ikibazo ni satani ikibazo ni satani abantu rero abantu dora turi beza usige satani tuvanye yego abantu babura kuterekeza indwaro zabo aho bakazerekeje kuko bakazerekeza hatariho bakazerekeza hatariho ubwo njyewe ndabivuze ndabwo ari ukwishushanya umwanzi ufite ku isi n'umwe ni satani uburi byo nagukora byose ntago wanshira urubanza nagucira urubanza by'akanya gato simvugiye gutya nanjye ndarakara murawambonye narakaye ariko ntago ndakubona ngiyewe Imana ishimwe ndozanambona ariko noneho Bibiliya ivuga iki nimurakara izuba ndiri karenge mukirakaye habwo murebe ikibitera ubwo rero impamvu ze ngo umwanzi mfite n'umwe ni satani kuko satani niwe ukorera mu bantu abantu tanakabateza kukwanga waruzi ko uriya muntu satani yamuteje kwa Imana yamugezeho yamuhinduye umutima aza kugusaba imbabazi ni nawe uba inshuti yawe bwa mbere n'iki gihugu tubamo twese yenda bakuru tuza amateka yacyo satani igeze bwikoreramo jenoside yakorewe abatutsi ibaho ariko uyu munsi umuntu wakijijwe neza abanye n'uwishe mama we abanye n'uwishe umugore we kuko icyo Kristo yakoze uriya muntu wishe Imana yamugezeho uyu muntu wiciwe Imana yamugezeho
uriya muntu wese araza asaba iki? Imbabazi. Na leta y'u Rwanda ayisaba iki? Imbabazi. Uyu muntu rero uri gusabye imbabazi arazitanga. Buriya David no gushobora gutanga imbabazi nazo ni imbaraga z'Imana. Ugashobora gutanga imbabazi ukibagirwa ikibi cyabaye. Hariya rero ni Satani yakoreye mu bantu. Ni Satani wakoreye mu bantu, ariko Imana ije yorora ya mitima. Wa Satani uri muri ya mutima avamo, uri umuntu arabona humuka ku maso. Ni nacyo wavuze ngo abantu badafite Yesu babayeho bate? Umwijima n'ubugome byari bimubase. Ariko nsigaye ndeba nkareba mu makiriro bajya mu nsengero bamwe na bamwe bajya gutanga ibyifuzo ngo ndashaka umuntu nkabanira umuntu uko ngiye cyo ndago nagisengera ngiye cyo ndago nagisengera rwose. Byinshi kandi ko twabigano cyaza kwa kigufiya n'ubundi baza kudufasha nuko nk'uni ijambo ry'Imana ubundi amagambo twiza ni menshi ni meza twakagombye kuba dusoreje ahangaha, ariko urabizi iyo twahuye turaganira tukisanzura tukavuga tugira abantu ibitekerezo n'ubundi uraza kudufasha kwa kigano cyacu kibe kigufiya tukoresha nk'iminota mikeya tukoresha nk'iminota nk'itanu gusa kwisoza ikiganiro n'ubundi abantu bafashijwe abantu batafashijwe nekeza ko bazafashwa muri cyagiye cyo Yesu azabagize ute agarutse, ariko nanone twe dukwigisha duhozaho da niko bimeze duhoza. Reka turebe ijambo ry'Imana hano mu gitabo cya Zaburi ya 86. Zaburi ya 86 titiri y'amagambo iratubwira ngo gusenga kwa Dawidi. Turasoma umurongo wa mbere tugere ku murongo wa 5. Haratubwiye ngo Uwiteka ndegera ugutwi unsubize, kuko ndi umunyamubabaro n'umukene. Rindira umutima wanjye kuko ndi umukunzi wawe, Mana yanjye kiza umugaragu wawe ukwiringira. Mwami mbabarira kuko ari wowe ndakira umunsi ukira. Wishimishiriza umutima w'umugaragu wawe, kuko ari wowe Mwami njururira umutima. Kuko wowe Mwami uri mwiza, witeguye kubabarira kandi wuzuye imbabazi kuba kwambaza bose. Akira ijambo ry'Imana. Ntabwo turi butinde muyu mwanya sadipa ko twatangiye dusenga nibyo twarimo ni ijambo ry'Imana na amagambo y'Imana. Ntabwo turi kunegura, turimo tuvuga imbaraga z'Imana no kubara kw'Imana, ariko bibe ngombwa ko tubumbura n'ibitabo tugasoma twavuze byinshi ku bijyanye n'ibibazo twe ko tugomba gushaka igisubizo cy'ikibazo gihari, abantu bakabaho bagashima. Tugomba gushaka umuti w'uburwayi buhari, tugomba gushaka umuti w'ibibazo byose biba bihari, tugatanga umuti, tugatanga ibyiringiro, Imana yacu igahabwa icyubahiro. Uyu rero ni Dawidi, nkuno gusenga kwa Dawidi, ariko uyu munsi Dawidi ndabwo akiriho. Ni Labani uhari, ni David uhari, ni uwo musore uri nyuma yawe uhari, ni wowe uduteza amatwi, ni wowe uhari. Gusenga re kwa David no gusenga kwa Labani. Kuko uyu munsi burya impamvu Bibiliya yitwa Bibiliya nuko ari igitabo cy'ibihe. Ni igitabo cy'ibihe, ni igitabo kitazahanguka, ni igitabo hashimye Imana kiduhaye. Mu mubabaro kiradufasha, mu byiringiro kikatuzamura, duteye imbere kikadufasha gutera imbere. Kandi burya hari abo cyazamuye barazamuka kuko bakizereyemo. Baravuga ngo Uwiteka niwe mungere wanjye sinzakena. Agendera kwiryo hame, avuga ngo sinzakena. Na Bibiliya ivuga kudakena. Arakira, arakora, yiteza imbere, ibintu bicamo. Ariko kandi n'abana basomye wa murongo ndimuga kunda imbiya abo nabo batinya gukora barakena. Ariko biterwa nuko wacyumvise kino gitabo, Imana kitugirire neza. Ariko kino cyuzuyemo ubwenge, cyuzuyemo imbaraga, cyuzuyemo maze imyaka ngivuga ndago ndahaga kukivuga. Buriya iyo ngibumbuye numva confidence zizamutse. Urabona dutangira uburyo nari ndimo kuvuga, ariko ko mbumbuye kino gitabo
nawe hita ureba andi marere uhita ujyamo. sibyo hita ureba andi mavuta mbise nongeramo rero. Dawidi niwe yavuze aya magambo aravuga ngo Uwiteka ndegera ugutwi unsubize kuko ndi umunyamubabaro n'umukene, rinda umutima wanjye kuko ndi umukunzi wawe, Mana yanjye kiza umugaragu wawe ukwiringiye. Aha Dawidi yari ari mu makuba, kandi hano Dawidi yari no mu bukene, ariko yiringira ko Imana yamugirira neza. Ndebwirira uyu mushiki wacu dukurikiye, amakuba ufite ntabwo ndi hamwe nawe ngo menye n'umubare wawe cyangwa ibiro byawo, ariko nzi ko yafite wungurikira. Ni ukuri ufite ibibazo, uranakennye, ufite ibibazo byinshi byatuma wanasara wanakirukanga ku musozi, ariko ndaguha amakuru, humura. Imana ba Dawidi basenze niyo Mana dusenga uyu munsi. Imana berengeye ikabakura ku cyavu ikabicazanya n'ibikomangoma, niyo Mana dufite uyu munsi. Ndaho yagiye irahari. Nubwo reba heryo ukabona utayibona, wakebuka ukabona ndayo, wasenga aho bamye ukabona ndakigenda, wagarama ukareba ijuru ukabona rwose ntabwo ubona igisubizo, ariko Imana irahari kandi iri hafi yawe. Arangije arakomeza areze aravuga ngo Mwami babarira, Mwami mbabarira kuko ari wowe ndakira umunsi ukira. Mbabarira unyumve, mbabarira unsubize. Ningo yakavugiye gutyo, mbabarira umbeke umutima wanje uri gusaba. Arakomeza avuga ngo wishimishiriza umutima w'umugaragu wawe kuko ari wowe Mwami nshururira umutima. Buriya iyo abantu bananiwe kwizera Imana bizera ibigirwamana, iyo abantu bananiwe kwizera Imana bizera ibitari Imana. Imana twegere kandi tindane natwe. Umuntu ashobora kunanirwa kwizera Imana akibira akora ikindi kintu cyazamufasha. Wapi? Icyo Imana itakoze nda wundi wase kugikora, icyo Imana itagundi wase kugutabara. Ariko Imana yagutabaye iraza igaseruka kavuga ngo uyu munsi harageze rikanze ndabara uyu mudamu, uyu munsi harageze kandi ndabara uyu mukobwa, uyu munsi harageze kandi ndabara uyu mugabo, ugatabarwa kandi se tukabibona, abatunyi bakabibona. Ngwifurije gutabarwa. Reka nza tugane ku musozo nsome uyu murongo waho wa 5 ngo kuko ari wowe Mwami uri myiza, witeguye kubabarira kandi wuzuye imbabazi kuba kwambaza bose. Haleluya. Mana nishimwe. Imana yacu yuzuye imbabazi. Ebyo bona uri kunyuramo muri iki gihe, ebyo bona uri gucamo muri iyi minsi, ntabwo ari uko Imana ikwanga, ntabwo Imana ikwanga, ndani icyo mupfa. Umva, ndacyo mupfa, humura, huka isaha yawe irenda kugera, nawe ukabona imbabazi z'Imana, nawe ukabona amaboko y'Imana uburyo atari magufi. Umusizi umwe navuze ngo iyo igukereje iranagutegera. Imana twegere kandi tindane natwe. Iyo igukereje kandi iranagutegera. Njya nkunda kubwira abantu ngikira umusore maze no kubaka urugo mu myaka ya mbere, numvaga ndazarya umuceri ngo nguhaje. Ngibwira ko wenda nzagira iki ndongo njyaga basi koko nzarya umuceri. Ngibwira ko bazaba bana na wumaze mu maduka, ngibwira ko bazaba barawumaze. Ariko uyu munsi urukurya Imana ishimwe cyane. Uyu munsi ari n'umuceri ugezweho, birashoboka ko wakiragiye wari wapi. Imana wanye ndagomba kuryaho uyu munsi zana umuceri. Imana ishimwe cyane. Ni Imana rero ibabarira, ni Imana isubiza mu gihe cyane, kandi ndaga ibisubizo barabimarayo mwa. Umugore wawe aracyahariho, umuraye musore, ye mukobwa, umugabo wawe baracyariho. Nicyo kintu ngwibwira iki, humura ntabwo akazi barakamara. Oya, akawe karahari, ibyo gukora birahari. Imana izakugirira neza. Kubwa burwayi bwawe haracyariho abaganga, kandi ikindi haracyariho abasenzi bazi gusenga neza, Imana igatanga igisubizo. Nimwakire neza ijambo ry'Imana. Amen. Turagushimiye cyane Pastor kubw'ijambo ry'Imana tugejejeho, ariko nanone ijambo ry'ibyiringiro, ni ijambo ridusubizamo ubundi buzima bushya, kugira ngo twongere ubundi bushya, kandi twongere kwizera ko Imana igikora byose iracyari yayindi ntirahinduka. Byari ukuntu numva ijambo ry'Imana nkafashwa. Muri Pastor ukuntu njye nibwira abantu Yego. Iyo ugeze ku rwego rw'umuntu dukurikira agafashwe, niba nafashijwe kare
ntibyari Kare. wowe uri live mba ndi live njye barafashijwe kare mba nafashijwe kare Niko ndumva bimeze neza rwose. buriya akuntu njya nibwira n'abantu tuganira nkavuga ati rero iyo umunsi Imana dushigikiye mu kiganiro njye mbyumva tukirimo nibyo ariko Imana dushigikiye ikavuga ati ubutumwa buzagenda mba nkikirimo kandi n'abantu badukurikiye babyumve neza nk'uko ibintu biba bimeze itadushigikiye icyo kiganiro ntabwo nyirekura iyo mbona habaye gusagurika nkumva yego ntabwo nyirekura ntabwo nyirekura ariko ni nako kuri nakigumana ubundi natwe bavuga butumwa Imana izabi yatugiye imbere inyenyeri yayo turiho icyo kiganiro nkazagira ute nkazagisubiramo n'uwo muntu twari turi gukorana kubona ko turi kumwe n'Imana yego natwe bavuga butumwa icyagufashije nicyo ufashisha abandi buriya tumva ibintu ndabwo abandi babyumva umuntu atanga ibyo afite urakoze cyane umuntu atanga ibyo afite umuntu wese atanga ibyo afite hanyuma rero kugira ngo tuze kubarekura pasi hari abantu bamwe bagiye bampamagara ati David ure ku ikiganiro manza ngaparika imodoka iyo ntwaye ndi muri ofisi manza ngakurikira ikiganiro cyose abakozi bo mu rugo bagiye bambwira nabo ni abantu mp'agaciro hari abantu babasuzugura bari abantu kandi ni abantu bakomeye bavuga ati hari ikiganiro bambamagara rwose bakambira ngo rako mu rugo hari ikiganiro ariko nako nakasi hari ikiganiro gikorwa ugasanga bajya gusana ba boss bakora ko batakoze ibintu neza kugira ngo tubabohore kandi ndabizi ko amagambo yaje ari meza cyane reka dufata akanya ko gufata nimero yawe nusoza urabasengera numva ari cyo ngicyo twakora tugafata nimero yawe umuntu wifuza gusengana nawe umuntu wifuza gusengana nawe abantu bavuga ati nk'iki abantu babwiye bya bintu bababeshya ni karibu muhamagare pasi umuntu babwiye ati urabona ngo kanaka ni ukuroga ibyo ntacyo byagufasha ahubwo niba ikibazo gihari igisubizo ni ikihe buriya hari abantu bagwije abanzi bitewe n'iyo mpamvu kandi wagwije abo banzi n'ikibazo nticyavuyeho ukimuka karitsiye ya mbere ukajya karitsiye ya kabiri ukajya karitsiye ya gatatu ugahunga igihugu ugahunga umwanzi uzahunga ugeze nubwo naho ugeze naho ugahunga ukajya hanze uri mu isi hungira muri Kristo Kristo yakurinze ntacyo waba izi gushyireho urukuta aho utuye mubone ni wo muntu ugomba kubaho neza badahemukira ugushyireho urukuta cyane ni karibu nimero yawe nimero ni 0788 24 53 826 0788 iboneka kuri WhatsApp cyakora n'isegure kenshi mba ndimo by'amasengesho hagize umpamagara ngatinda kumufata cyangwa se impamvu ubundi niyo ariko iyo mbamagiye kabiri gatatu naye ndabizi umunyakanya ndaguhamagara reka ngusabe kwihangana bisama bware mwende bikunde kabiri ndibikunde ubwa gatatu bizakunda cyangwa umwana uko ugira kwihangana ariko mu rusange turabakunda kandi tuba tuje hano ngo dufashanye tubafashe Imana ihabwe cyubahiro reka dusenge Imana mwami Imana yacu turagushimiye izina ryawe niryubahwe uri Mana nyembaraga ugira neza bugacabukira uruwera wa Isiraheli iyo uvuze biraba iyo utegetse biratungana sengeye ababene data badukurikiye nubane nabo nugumane nabo ubehegere data twese mwamadukunda unyemerere bagwize urukundo n'ubuntu bwawe unyemerere bagwize kwizera kuruta gutinya abantu izina ryawe nirishyirwe hejuru unyemerere data twese myiza basenze ingange babone igisubizo kuruta kubona ibibazo data mize mwamudukunda nubane natwe nutugirire neza nanjye nano ndasenze kugira ngo igisubizo cy'umwene data cy'umushiki wacu data kiboneke ubwa nyumva kikone gitakwira isengesha kikone idakwaya magambo Mana mu izina ryawe Yesu Kristo ahaguruke indwara afite ahaguruke ibibazo afite byabonye umuti wabyo ahaguruke data mizawe yicaho agenda mu izina ryawe Yesu Kristo umuremera amashimwe haleluya ko byendasa n'imbabazi zawe nubane natwe tugirire neza bana n'abana bawe ubarengere kandi ubiteho ubarengere kubyineza n'imbabazi zawe ngadufashe mu byose tugire neza muri byose kandi ngushimira mwe Tata David ubane nawe ukomeze kujya mu ubwenge n'imbaraga no gukomera natwe utindana natwe mu izina rya Yesu amen 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 amen